Miss Isheja, ubundi mbere na mbere wowe iki kintu uri kucyumva ute mbere yuko tuganiriza abanyarwanda, mbere yuko tuganiriza uyu muntu watakaje icyizere mu buzima kugira ngo twongere tumusubizemo icyizere yumve ko igihe afite ubuzima aba afite igishoro gikomeye cyane muri ubu buzima? Ubundi ikintu cya mbere ubaye utarwaye nta zindi mpamvu ufite zituma ubuzima bwawe bukora nabi cyangwa umubiri wawe utari fit, icyo gihe ufite impamvu nyamukuru ushobora gutuma ugera ku bintu byose ushaka kugeraho. Ubundi tuzi ko iyo umuntu atarwaye ubwonko bwe buhora bukora butekereza ni gute nakora kino akagikora kikava kungura ikindi, ibintu bigahora bikura muri we, ahora apanga business agomba gukora, imishinga itandukanye. Yego hariyo atekereza ntayikore ariko hari nigerwaho akayikora. So guys, rero ikintu gihari ubaye ufite ubuzima butarwaye, ubuzima butarimo stress yariyo yose iri grave cyane, waba uri umukungu.